Nongere mbaye ikaze cyane mwebwe mudahwema kudukurikirana mugubwe neza ni karibu ku bantu bakunda ipapayi. Abantu benshi ni urubuto bakunda kandi rufite akamaro ku buzima bw'umuntu, ariko hari za mbuto zazire mu ipapayi sujye uzibona hari akamaro kazo. Izi mbuto rero z'ipapayi ngiye kuzikwereka akamaro k'imbuto z'ipapayi ku buzima bw'umuntu, nkwereke n'abatazemerewe. Mu gihe benshi iyo tumaze kurya ipapayi tutibuka no kubika imbuto zaryo, nyamara burya imbuto z'ipapayi zifite akamaro kanini umubiri wacu, zirakagira akamaro kanini cyane. Gusa mu gihe ipapayi ubwaryo riryohera, ntugire ngo kurya imbuto zaryo nabyo biraryohera, ahubwo zo zifitemo akantu ko kurura no kuryaryata, ariko ibyo ntibyagatumye tuzita ikibazo kuko n'ubundi nta kindi, ni umuti uryoha. Ipapayi rero burya ni ryiza. Muri iyi nkuru tugiye kukubwira bimwe mu byiza byo kurya imbuto z'ipapayi, uko ziribwa ndetse n'abatazemerewe kuzikoresha. Akamaro k'imbuto z'ipapayi rero ku buzima bw'umuntu, ku cyambere ni ukuvura inzoka zo mu nda. Imbuto z'ipapayi zibonekamo enzyme zitwa papain. Iyi ikaba rero izwiho gufasha umubiri gusohora muri utwo tuyoka twose nka za Ascaris, Ancrosome, Oxalis n'izindi zo muri ubwo bwoko. Uretse rero kuzisohora kandi mu mbuto habonekamo na carpain izwiho kwica inzoka zo mu nda ndetse no kuri amibe irebaho. Icya kabiri, gusa n'umwijima wangijwe n'inzoga. Kunywa inzoga nyinshi kandi igihe kinini bituma umwijima ubyimba kandi ugakomera, bityo rero nuba ukibasha no gusohora uburozi mu mubiri, bikaba byatera indwara zinyuranye. Nanone imbuto z'ipapayi rero zifasha mu gutuma umwijima wongera gusubirana ubushobozi bwawo. Ufata utubuto 10 ukadusya ukavanga n'ikiyiko cy'umutobe w'indimu, nuko ukabishyira mu kirahure cy'amazi ukinywera. Ibi ubikora 2 mu munsi byibuze mu gihe cy'ukwezi. Gusa niba hari imiti uri gufata wahawe na muganga kubera ikibazo waba ufite, icyo kibazo mbere yo gukoresha izi mbuto wabanza ukamugisha inama. Ikindi, kurwanya mikorobi mbi zazanwa n'ibiryo byanduye. Akandi kamaro k'imbuto z'ipapayi ni ukurwanya ubwandu bunyuranye bwa mikorobi cyangwa se kurya ibiryo byanduye. Ubushakashatsi bunyuranye bwagaragaje ko izi mbuto zifitemo ubushobozi bwa kwica E. coli na Salmonella, Staphylococcus n'izindi bagiteri mbi zakanduza ibyo kurya. Mu gihe wumva uguwe nabi nyuma yo kurya, usabwa gukoresha imbuto z'ipapayi byibuze iminsi 3 kugeza wumvisha ubaye neza. Wanasya rero ukavanga mu byo kurya, nubwo byaba bike byazagufasha nabyo. Mu gihe utizeye isuku y'ibyo kurya urya, wagira akamenyero ko kujya uhorana agafu k'izi mbuto ukaziminjira mu byo kurya ugiye kurya, cyangwa se ukavanga no mu mazi ugiye kunywa nyuma yo kurya, bizajya bigufasha. Ikindi, imbuto z'ipapayi zigufasha kuza kandi gukomeza kororoka. Ubusanzwe izi mikorobi twese turazigira, ariko iyo zibaye nyinshi zitera umubiri ikibazo, ikamutera ibibazo binyuranye, harimo umunaniro uhorana, ugahora kugabanyuka k'ubudahangarwa, kubyimba amara n'ibindi binyuranye biba mu rwungano ngogozi. Niba rero ushaka kurwanya izo mikorobi, usabwa gukoresha imbuto nshyashya zitumye hagati ya 10 na 12, ukabanza ukabinywa mu nda nta kibazo kirimo, ukabikora byibura 2 cyangwa 3 ku munsi. Ikindi, bikurinda impyiko. Abantu barwaye diyabete bahora na stress se bagira ikibazo cyo kuba
impyiko zabo zishobora kwangirika bityo ntizibashe kuyungurura neza imyanda izanwa n'amaraso. Gukoresha imbuto z'ipapayi bifasha mu kurinda impyiko zabo zigakomeza akazi kazo neza. Gerageza urya agafu wenda k'imbuto z'ipapayi ukamwinjira nko ku biryo, bizajya bigufasha cyane. Ikindi, gufasha igogorwa. Usanga bamwe barya bikababeramo cyangwa se ugasanga batumbye. Akenshi biterwa no kurya ibikize kuri poroteyine nk'inyama, amagi, ibishyimbo, amata n'ibiyakomokaho n'ibindi. Uko gutinda rero mu nda bishobora gutuma utura ubwangati, usura imisuzi inuka cyane ndetse no mu nda ukumva havugamo ibyuka. Kubyirinda rero ni ukurenzaho utubuto tw'ipapayi kuri ibyo byo kurya cyangwa se ukavanga agafu kazo muri byo. Ushobora koza ziribwa gute rero? Uretse aho byavuzwe ukundi nawe usanzwe ni ukwanika imbuto, noneho ukajya ufata 12 ukazisya ukavanga mu kirahure cy'amazi ukanywa byibuze buri gitondo utaragira ikindi kintu ufata. Ushatse wakongeramo ubuki ikiyiko kimwe. Uramutse utazajya ushobora kuzisya buri munsi, wasya nyinshi ukabika ifu ukajya ukoresha gake nk'akayiko gatoya mu kirahure cy'amazi, bizajya bigufasha. Urabanza rero ukanika imbuto zikuma ukajya uzisya izo gukoresha. Cyitonderwa rero, nubwo izi mbuto ari nziza ariko hari ibyo usabwa kwitondera. Abagore batwite n'abonsa ntibemerewe kuzikoresha kubera ingufu zazo ku gifu ntabwo zemerewe guhabwa umwana uri munsi y'imyaka 12. Ku bagabo kuzirya cyane ngo byaba bigira ingaruka mbi ku ntanga, niyo mpamvu bazikoresha bitarenze 2 mu cyumweru ndetse no mu gihe uri kwivura. Abafata rero imiti nka warfarin na aspirin ntibemerewe kuzikoresha. Ngibyo ibyiza by'imbuto zo mu ipapayi. Gerageza mu byo urya byose. Ku muntu ugira ibyo bibazo twavuze haruguru, wajya ugerageza ukarya imbuto y'ipapayi 12 ukadusya ukajya ushyira mu karahuri k'amazi ukanywa, bizajya bigufasha cyane. Reka musabe ukande subscribe munsi y'iyi video urimo kureba aho hasi handitse subscribe, urabigize neza. Hari umugore w'ikizungereza arifuza umugabo wamurongora utanywa inzoga n'itabi kandi uzi n'inshingano z'urugo. Urareba n'amafoto ye. Mu gihe hari bamwe rero bari gushakisha gatanya kuko bataryoherwa n'urushako, abandi batinya no kurongorwa burya cyangwa se kurongora kubera ibyo bumva bibera mu ngo zo muri iyi minsi. Hari abandi baba bafite agahinda gakomeye kuko baba badafite abo babana nk'umugore n'umugabo. Bari ibintu bikomeye cyane. Ni inkuru rero yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hirya no hino ku isi. Ni umukobwa ubona ko ari mwiza cyane urebeye ku isura. Uyu mukobwa rero yagaragaye atakamba asaba buri wese ubishoboye kuba yamusengera akabona umugabo, kuko ngo amaze igihe kinini ategereje uwamurongora ariko yarahebye. Kuwa kabiri tariki ya 25 Kanama, uyu mugore mwiza uzwi ku izina rya Salme Omar yifashishije urubuga rwa Twitter kugira ngo agerageze agaragaza uko yifuza cyane umugabo. Yanditse amagambo agira ati: "Sinshobora guhisha ibyumviro byanjye, nyamuneka munsengere nyine umugabo nkomoka muri leta ya Gombe." Uyu mukobwa amaze kwandika ubutumwa yahise atangira gukurikirwa cyane. Abantu batangira kumuha ibitekerezo, harimo abamwihanganishije, abemera kuba bamusengera akabona uwo yifuza, ndetse harimo n'abifuza kuba babana nawe. Kubera ubwiza bwe n'uburyo agaragara ku mafoto, hari abagabo bamwe batabashije guhisha ibyumviro byabo maze batangira kumubwira ko bamukunze ndetse biteguye kuba babana nawe. Uyu mugore rero avuga ko akeneye umugabo usenga, utanywa inzoga n'itabi, kandi ngo n'umugabo uzi gukora akazi k'inshingano z'urugo. Yavuze ko adakeneye abagabo bitesha mutwe kuko ngo igihe amaze ategereje ni kinini cyane. Ubu rero akeneye umuntu ushaka kubaka urugo rugakomera. Salme rero Omar ukomoka mu gihugu cya Nigeria, bivugwa ko afite imyaka 36 nk'uko tubikesha ikinyamakuru Plus 24 cyandikirwa muri Nigeria. Reba nubona amafoto y'umukobwa, aracyari umukobwa ko narashaka, arasa neza, yambaye neza, ni mwiza koko, akeneye umugabo utanywa inzoga n'itabi. Rero kanda subscribe, like na comment. Mugire ibihe byiza, mahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao.